ubu ufite imyaka ingahe? ubu mfite imyaka 18. ngo muri fanta umudiaspora naza n'umugabo wamuteye inda tumutware muri ribu bamufate bamufunge. Ubwo cyavuze ngo ni umudiaspora ngo aramuhamagara namuvuga izina avuge nahawe. Kirimo kirabesha cyagiye gusambana ubu kirimo kirasaba. Ni iminsi bari baguteze yageze ngira ngo wayibone. Nibyo koko yageze kuko Joyeuse ati iyo story wa mugore wa Ndimbati yarayivuze irashaje. Iyo ahimba ibindi nshaka iyindi iyo story ntabwo bakikora niyo byaba ari ukuri ibyo twayifata nk'ikinyoma kubera hari ahandi hantu twabyumvise nka muri fan. Ese ninde wakibwiye mu nk'icyo nk'ubu kiratangiye niyo mpamvu byange nk'ubu kirimo kiravuga ibiki. Nese uri kumva atababaje ababaje iki umva aha ngaha kuri ino mihanda hari ukuntu bagendamo nk'iyo kiba gishaka guhimba ngo kirashaka guhimba cyari guhimba ibindi bintu ngo muri fanta umudiaspora naza n'umugabo wamuteye inda tumutware muri ribu bamufate bamufunge. Ubwo cyavuze ngo ni umudiaspora ngo aramuhamagara namuvuga izina avuge nahawe. Umudiaspora avuga atatuye muri Canada aba hano n'izina kirimo kirabesha cyagiye gusambana ubu kirimo kirasaba. Wese nayo muzajye mureka kuzajya mu nese kubisubiraka mitamira kayiramo kubera bajya bababesha mukemera. Warangiye ukaza kwa Dumba ngo bwira ngo abafana ngo baze ngo bamfashe Dumba nanjye nararusha mwarangiye ugasanga rwagati umota rwa hostinza abantu ngo Dumba ni murabaza Dumba ninde mwaheza mukaza muri ibibazo byanyu mwarabintuye buri kabazo kaba muri showbiz ndababroka mwese nandi kintu muzongera kumufasha. Benze biteze ndimo ndababwira nyibi boro buri muravuga ngo Dumba ngo sabise kugira abantu ngo bakubufasha ngo nuza ngo Joyeuse bamubufasha ngo Dumba ngo ngomba kuza ngo nsabire Joyeuse ubufasha kubera babahaye ubugifu. umuntu agusodugaye mumbwire mu boroke genda ubwirikira kigabo cyawe kwa nitsunze no kumvugisha kigira ati nakiraka. Ubundi iyo ubaza Dumba ninde bahita bakuburuka ko kanya bahita bakuburuka kuje bakahita banakuburuka. agira umuntu yibaza hano n'ababoroka muba agira umuntu baza ngo Dumba ninde oya genda ubiko kiriya cya kigabo cyawe cy'ikigori iki byose abantu cyaya kikanyishirisha urabona niyo mpamvu Jesse ngabo barimo barabaza ababroke vuba batangira ubu ngubu n'abarimo barakina n'abarimo barakora iki genda ukuroka barimo barikinisha ugenda ubakuraho bose ugenda ubakuraho n'ababivuga ngo barimo baraseka barashaka ko hashakuraho urumva kandi kuba kuborokera humura. hari abandi n'abarimo barikinira abantu barimo barikina n'ushaka gukina baze ngo Dumba nini nawe umubroka agende kigoryi ukibwira ikigabo cyawe ukibwire urecho nagenda urecho mu uyu nirashari reka nawe mbe muborotse Dumba mbwira ko nkunda mani ndaryama nsitsi sinshaka gukunda umuntu winjiyemo boro zimeze nk'iza Agamani. musore ararenze mana ararenze narinzi ko ujya umwihakana narinzi ko wamwihakanye ngo ntabwo mubikora kandi ubu ngo ararenze arakoma nawe ukabyumva ese nibyo mvuze mana ko murebye ukuntu gisetse abanyarwandakazi niba ubonye smile ya Miki mvuze ukuntu bamukoma ukuntu yahise aseka nsekera muri comment aho ngaho nsekera dore abantu bakubonye useka dore abantu bari baraseka babibonye nari maze igihe kinini nahura n'umuntu uri kumva narakubwiye turi ikiraya uranga umaze kuryamana n'abagabo bangahe
What? Numwe? umwe wuhe? Uwo twabyaranye hari undi uzi? Kasuku waramwibye twarabibonye. Umva mbabarira uriya yegeza avuga ko twaryamye. Njyewe ngenze umuhungu umwe abandi bose ntabwo mbazi. Kasuku waramwibye ariko umutipe mwari kumwe na Kasuku yarakuryaga. Oya Kasuku yarabimbwiye. Hey! Uwo mutipe yitwa nde? Umutipe yari kumwe na Kasuku arimo aragusaba yarakurya Regis naga Regis nawe yarakiriye ariko ari ubundi kuri Regis muramubaza iki kukura mu ngwa mwamurekana badakorora. Ari ubundi mugabo bamwitaga Fiacre se ninde ko ntamuzi? Fiacre niwe mwari kumwe. Hari Fiacre, hari Regis, hari papa w'umwana wawe, hari aga promoter nongereho uwundi. Bose bazanye. Urasambanye mwana wa mama. Ako ndatwite akomeye. Wumvise abo nkubariye. Hari Fiacre, hari papa w'umwana wawe, hari Regis, hari aga promoter bane deja dufite kuri CV yawe. Miki urasambanye. Ubu ntabwo turimo turabara amaturo. Ntera amabuye. Reka kwikaza hamwe. Reka kwikaza kutabikora. Bazana video hano. Kandi reka umwongerereho abandi babiri b'urugambo batari hanze. Bambwira. Miki mvuge. Bongereho. Vuga. Miki njyewe urabizi ukuntu nkora. Njye simvuga ibintu bitari hanze. Namushaka. Genda kubwiza ukuri sinjandi. Miki ntabwo mvuga ibintu bitari hanze reka mwihorere. Bambwire njye dumbanye kubwira ikintu n'ujye ukenera amakuru kuri njye. Jye umbwire bino bintu njye mbigusobanuye njye se ko natinya kuvuga ibintu byanjye. Njye nakurabona. Nubundi bihandi gashya. Na Nyambo nuko ajya mbwira. Ngadumenye ndetse amakuru akangeraho byose yavuze ambeshe. Baye muhanzi ubona nabigwamo cyangwa nataruka. Ntumbwire ko nawe ushaka kwiyongoza. Ndashaka kwiyongoza pe nkarebe ko ejo nagiye muri studio ndirimbo arambwira ati ni sawa. Ninde? Arya yitwa Ndera yakoze ya ndirimbo ya King James ntago nzi kuntu yitwa. Ariko ndumva reka mbwiye n'ukuri kw'Imana nimvamo impano yo kuririmba. Mukagenda uririmbe. Ngira nyine nimba umpaye kura. None se nakubwira iki Miki ngiye ko nta gufata umunwa na mikoro bayigushize imbere. Ndumva we bikoda ihorana muri make gende mvuge. Genda kabisa uririmbe nakubwira iki. Umva. Muzumva nabishobora rwose reka nkubwire ubwo ndabyukira muri studio. Na Joyeuse yararirimbye biruhuka bamuteye inda. Na Jackie ngo ni umwapkamingi ngo harimo harasha buhoro buhoro. Ko nanjye naririmba buriya. Nagusanga rwose Imana yanjye iri mu kurimba nkaba nabizi. Iyi ni fake account, Aisha Mutoni ni fake account, arimo aravuga ibintu byinshi bibi. Oya niwe ndamuzi. Uramuzi? Umva, reka rero nigendere Miki, umakara yawe ubushobora gushiraho abandi bantu. Wenda sinyeneye gusubira mu buzima nahoze nari ndi bw'akazi ko mu rugo. Gusa kakari mo buragoye pe.
bimenyesha ikibugoye gute? nk'ukuntu nyine bari kunyishyuza amafaranga y'inzu kandi nawe mfite, nk'ukuntu hashira iminsi nyine nta byo kurya mbonye, abantu bakambwira ngo nisubire mu cyaro kandi mba numva aho kugira ngo nsubire napfa pe. Abantu barakubwira ngo subira mu cyaro, Yego. ariko aho kugira ngo usubire mu cyaro wapfa. Icyaro si ikintu. Oya, iwacu rega ntabwo bigeze banyumva, sibyo? Navuye iwacu mbiza mu kazi ko mu rugo, nahavanywe n'ubuzima bubi. Iwacu ntago nigeze mbona urukundo rw'ababyeyi. Wenda tuvuga ngo ubu ngubu muri iyi minsi ababyeyi banjye bankundaga kuko wenda mfite icyo kuko nigomwe nkabubakishiriza iriya nzu, mbanza nyine ariyo mpamvu bankunda. Ubu nsubiye mu cyaro bivuze ngo nasubira mu buzima nahozemo. Nasubira mu kazi ko mu rugo kuko nakavuyemo, umugongo wanjye warangiritse n'ubundi. Joyeuse, aho nagutese? Wapi, ntago ari uguteta pe. Ari uguteta njya kwa muganga bakambwira ngo nzajye kwicisha mu cyuma. Abandi bana bakora akazi ko mu rugo ko batajya bagira? Njyewe neza yuko impamvu byambayeho ndetse n'abantu bambwira ngo nuko natangiye akazi ko mu rugo nyiri umwana. Rata nibyo. Watangiye akazi ko mu rugo ufite imyaka ingahe? Natangiye akazi ko mu rugo mfite imyaka 10. Iki? Imyaka 10. Watangiye akazi ko mu rugo ufite imyaka 10? Yego. Joyeuse, ubu ufite imyaka ingahe? Ubu mfite imyaka 18. Nahitiye imyaka 2, nukuvuga ko kuva ku myaka 10 wakoze akazi ko mu rugo imyaka 6. Ubwo ni nkaho ni imyaka 6 n'igice. Imyaka 6 n'igice. Kuko n'ubundi nahuye na Juno ndi mu kazi ko mu rugo. Havuye wahuye na buriya cyaje uhura na Juno wari uri mu kazi ko mu rugo? Nahuye na Juno ndi mu kazi ko mu rugo. Ndibaza ko abanyamakuru Joyeuse mwamwumvishe. Joyeuse, andika nimero yawe muri comment. Patrick, andika nimero ya Joyeuse muri comment, tuyipininga abantu bariho bafite umutima bagira icyo bamurebera, abatagira umutima ngo bamwumve nyine bibaryohera amatwi ko ari byo bakunda. Bamwumvira ubusa 079. Bamwumvira ubusa 27 8 3 ndetseho amazina Sylvia. Nyabujeni. Aho byanditse mu Kinyarwanda. Sylvia gushe mu Kinyarwanda. Abantu bataza kujya mu utarize. Ndabazi. Nyirabujeni. We na boss wawe Kasuku nabonaga injije ebyiri zicaranye, nkavuga ati mana yanjye uyu ninde uzazinkiza? Nibo abanyamakuru bonyine b'abahanga babaye mu Rwanda. Pininga iyo nimero bamwumvira ubusa, nuko babaye abanyarwanda. Suko urajya ngo kubera iki nanze kuva ku gutema ibiti, ntema ibiti paka mukazajya munsereza ati tema ibiti sinzaje. Ipininga nimero y'ipininga aho ngaho hasi inze. Murakoze banyarwandakazi, iyo nimero ni ya Joyeuse Sylvia Nyirabujeni. Nukuvuga ko Joyeuse ejo yarampamagaye
ari mu marira menshi arambwira ati Dumba ati ubuzima bwambanye ubuzima njyewe ubu ngubu sifite n'icyo ndya sifite nuko ndara inzu bayinyirukanyemo Dumba mfasha ndeba umunyamakuru nakoresha nsanga ari Irene ariko nkaba nzi ko Irene ikigo gikirirya nkaba nzi ko rwa Irene ndaza kuruhamagara ndubwira ati hatujwayeze ikiganiro rugisore nyuma y'iminsi ine niyo mpamvu nabwe Joyeuse igenda usanga umuntu afite internet ngushire kuri live hano ntabwo haza kuburaho abantu babiri bafite mu mutima bashake banabireke nashaka pfe je simbire birabareba urumva none se abantu wabagenza gute urumva wowe se washizeho barashungire nje ndaza kugushiraho Joyeuse ndashiraho ibyo nshoboye nanjye nshirireho we ngushiraho mwande kasuku boss wawe nimwe amafaranga y'abantu nimwe ayamaze we na boss wawe ntabwo urazenga ibyanyu nitubizi Joyeuse ntabwo nzi byinshi ariko nyine bike ngenda bimenya Joyeuse rero wa Juno iyo akaba ari nimero ye akaba ari umuntu rero bantu banje Banyarwanda reka mabwire niyo mujya mubona wa muntu mukamureba mukavuga ati mukamutuka kumwe mwajyaga mumutuka ariko nanone ababatutsurusha abafite ukuntu abashimishije rega gushimisha umuntu si buri gihe ngo umuhe ibintu aba arimo aravuga neza urumva so Joyeuse ntabwo afite aharara Joyeuse yabuze icyarya ni ibintu yivugiye hano ni ibintu yaje ambwira rero nshizeho nimero ye abanyamakuru namwe icyo mwakora abanyamakuru mufite ingufu mugende mu muhe ibiganiro mu musabira ubutumwa Joyeuse nkuko uvuze aturashaka iki icyo ushaka cyane cyane si ugusabira icyo ushaka cyane ni iki icyo nshaka ibikoresho kuko nabonye ibikoresho nakora cyane nubwo sonze ukwezi kumwe ariko nyuma y'ukundi wenda nazarya by'igihe cyose kandi n'abandi wenda bababaye nabo ni ukuvuga ko wowe ntabwo uje hano gusaba amafaranga uje hano kugira ngo nibura ubone ibikoresho byatuma ukomeza ibintu watangiye ni ibikoresho kandi abantu bamfashe bajye kuri YouTube channel yanjye Joyeuse wa Juno TV bankore subscribe kandi bajye bihangana wenda barebe ibiganiro nyine biriho ndashaka n'imwe ibikoresho nzatangira nkajya nyina filme ndetse hari n'abana bafite impano nkabagaragariza abandi nkabagaragariza Abanyarwanda so ngira ngo mwamwumvishe w'icyo ashaka ngewe icyo ndimo ndamubwira kubera yavuze akantu ko kurara Joyeuse rero rikamubwira ukuri nubwo wowe tuje hano ukaza naha ariko ibibazo byanyu bya showbiz byose babitura ngewe urumva ubu nsigaye nubwo abantu bangana kubona bakivugisha ibibazo nta muntu batura ibibazo nabo ngabo mwita abadeberi ntago bajya batura ibibazo urava hano ubundi amamagara uva hano ubundi amamagara uva hano ubundi amamagara njemba mbona ari wowe mubyeyi so rero Banyarwandakazi Joyeuse mu mutwikire nimero ndiyo ngiyo abanyamakuru ngira ngo inkuru mwayibonye Joyeuse ibintu bigenda aho ngaho birazi sibyo mwashakaga se ni iminsi bari baguteze yageze ngira ngo wayibone nibyo koko yageze ariko iminsi baguteze yageze dore ni iyi ngiyi aha rero nihuza kubonera abantu bazima bamwe bavugaga ko bagukunda urumva noneho n'abanzi bawe nyabo Joyeuse rero uzajye twubaha twebwe tuba twaze tukaguma hano bikanga nigiba umugisha kuko muradufasha cyane kandi Imana muradufasha cyane Imana igiba umugisha Patrick ewe hari ikintu ushaka kuvuga nk'umunyamakuru ngo reka mugere Patrick rero narakwangaga
mbwira ninde watumye ngukunda. Byagenze bite? Bruce Melody yaramfashe anshira mu kumba arambwira ngo kiriya cyana cya Patrick ati nyamara ni ikinyabwenge. Namubwira ati Bruce ubaye iki Bruce urimo urasaba iki Patrick? Noneho nkazajya ngiye gucye ngiye mu gikoni nkabakubwira ngo nkacanga Bruce arimo arumva ibintu byawe. Nawe ati nibura Patrick wari bwamuhamagara ukamubwira ati Patrick uratwika ati reka. Uranyumva? Ndakumva. Ndagenda ndakwitegereza ndavuga nyamara cyuyusa ashobora kuba afite ubwenge. Ndavuga ati cyuyusa ashobora kuba afite ubwenge. Ariko hagati aho ngaho nawe mera nk'usabira Joyeuse n'umutima w'umuntu turebe ibyari byo. Abantu bamufashe buriya ngo aho umugabo aguye undi arenzaho utwatsi. Ariko nanone bano bantu bakora ibiganiro nabo bajye batekereza ko fame idahoraho. Uno nyine arimo abona ryageza tubike neza. Bwarigiye nyine ubona uri kuri spotlight ukagira ngo bizahoraho. Ntabwo bikore neza. Joyeuse ngira ngo wumvishe njyewe ndaza ese inzu wabagamo wishuraga ngaha? Byose cyamwe harimo ibintu byose ni 50,000. Ibihumbi 50? Ego. Byonyine? Amamo zaparusha. Ngo byonyine. Ko nayabuze nyirinzu amajije kumbwira ngo kwa gatanu ngo nimba narayamuha nzamuvire mu nzu kandi nayabuze. Mumuhe ibihumbi 50 tukiri hano kuri live muyashyireho. Bashyireho. Muyashyireho ibihumbi 50 tukiri hano kuri live nidusebe. Ago. Banyarwandakazi mushireho ibihumbi 50 tukiri hano kuri live nidusebe twaba dusebye Joyeuse kumusohora kabisa ku bihumbi 50. Bibabaje cyane kandi amadolari 40. Abo yahaye ibyishimo benshi. Joyeuse abantu bagiye kuvuga ngo Duma ngo ni scam, ngo Duma ni scam, ngo murashaka kudusaka, ngo iki niki. Nuko bavuga nk'ibi bintu ubundi sinkuze kubikora. Kubera abantu bajya ndazimuha 10k. Hari umuntu uvuze ngo araguha 10k. Murakoze cyane. Mwandike muri comment ibyo mushobora gutanga. Ndatanga tarike, murakoze cyane utanga tarike, urakoze. Hari uwundi utanga nukuri kwimana 5000 tubikuize. Tunamurengereze. Cyane. Tunamuyengereze. Hari uwundi utanga umusitari wacu mu muremere kandi Imana umutima ukomeye ndatanga 17,000 Rugamba. Hari uwundi utanga oya nitwisebye. Ariko kuyavuga nitwisebye. Ikindi ndatanga 5k bamufashe kabisa. Kuyavuga no yanga ndamuha nzo uyu wanzovure ntabwo nshobora kubloka nicyo kibazo. Bigenze bite? Bigenze bite? Kenny Solo ndabona nshizeho akoze live ahita nshiraho kandi indi kuri. Ariko mwanzi reka twaze turangize ibi ngibi turajya kwa Kenny Solo mukanya. Bantu mukomeze mwitange. Nimero kujya kwa Kenny Solo utanga utanze ibihumbi 100 nimero ngiyo Banyarwandakazi ni ukuri kw'Imana Joyeuse mumufashe tuve hano afite nibura rwaye amezi 3. Bareke kuyavuga banashyireho. Mushireho. Kuvuga ni kimwe no kohereza ni ikindi. Ibi byana bikina n'ibintu bibabaye.
bananira ndayako nibe bananira ndayabakwihera nje ndi umunyarwanda nkuko ubiyemo abanyarwanda ijana siba 400 sima abanyarwanda 400 nje ndimo abanyarwanda 400 nababona abanyarwanda 1000 saba baza hano bishinyaguzi cyane aho Patrick niho mbera mubi cyane ngaho niho bakomera rutwitsi akagira ariko n'umutima ukize cyane bakazajya muvuga ngo ndumbuzazi ryari mfite imigisha y'Imana ago wazima nibibaho sinshobora haguma hasha ibi nibyo nikurira bimigisha naga imigisha iva gutema ibiti iva muri ibi udukorwa nk'utu nigenera nitambukira ndebe ibigabo n'ibigore 400 dore biyo bigiye kunanirwa guhanuza indaro senkane abantu 400 arabanani reba telefone yawe niba haragiye sawa pepe oya ntumbwire abahungu naguze ibintu bagukoreza 2 rimwe niko Joyeuse karame na Juno byumve Juno impamvu uri murazima ni ibikorwa nk'ibi birimo biranirwa gukora kandi foteke nayohereje Imana iraza muraza kuvana umwe muravuga twudushinyaguza ugende uhure n'ibibazo kubera uri wari urashinyagura uhure n'ibibazo uvuye kuri aka karayivuka gutera ibibazo ngiye baje ndumva ukuntu ntanga imigisha ni nako ntanga imyako Oronaka nako ntanga imyako ubonye ndi hano duma nimo ndavuga ndashaka kutwikira Joyeuse wari ukaza ukabikiniramo ukajye n'ukuri kwimanura n'imyako ngiye duma nira imyako n'umugisha uranakasira ndagukasere umuntu utera imigisha bire n'ute none reka nkubwire Patrick ngewe ndi umuntu uguko niyo mpamvu bakubwira ngo nyoko agukasiriye ntacyo wavamo babirangiye none ngewe meze nka mama w'abana meze nka mama w'aba bantu bo muri showbiz abafana n'abangabo none kubera nta kintu mba ntakoze ntacyo warinze ukaza unkiniraho nje ngutera umwako ngewe dumba ngutera umwako nk'ukuntu neri wari wabona ntwikira umuntu nihashe ntago bibaho ntago duma njya ntwikira umuntu nihashe rero kumwe ntwikira umuntu nihashe ni nako nshobora kukureba nkavuga ati no muntu mana reka nigendere nkivugira uko nguko warangiza ukagenda ugahura hari ugasanga imikasiro kumbe waje ugakinira mu bintu bya dumba wabikiniyemo cyane nk'uko nguko turimo turakora iki dushaka kugira ngo mwene wacu ajyeho neza abashobore kurya hagire n'ihinuza muraho murimo murabikiniramo nta kazi kawe umuhanzi wa gospel nawe ukomeye cyane nshaka uzatwikira ariko Joyeuse karame ntabwo tuza gusabiriza kumara amasaha 5 nibashaka bagwe nibashaka babireke ubwo abandi banyamakuru baraza kuva hano bagutumire nimero bayibonye bashobora kuguhamagara ubwo abanyarwanda bazima bazagufasha sibyo ubwo murakoze ngenda za kuguhamagara ruwaye yawe nuza ruwaye yawe ndaza kuyishura yuko kwezi ego murakoze cyane Patrick bikurikirana ibyo bintu asante sana